Senge turagushimye data wa twese uburinzi bwawe butangaje bwakomeje kuduhagararaho kuri benshi aho turi izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tumaze guhabwa inama nyinshi wavugiye mu ijambo ryawe akaba uyu munsi rigeze mu waremye ibyafasha buri wese umurinda ko bimucika tubishimira izina ryawe. Dushigaje ibirebana n'ubuzima bw'abantu n'imiryango yabo turagusabye ko buri wese afite ahari kandi akagira n'icyabacyo udufashe twese kumva no gusobanukirwa ibitureba tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Kuko benshi babyumvishije tugiye kwigana n'ibirebana n'icyo bita umuryango mwiza kandi muzima. Turaba twerekeje ku bintu bitatu bikomeye: ni umutima mwiza, ni umubiri muzima, n'umuryango utunganye. Naho twerekeje gusa ntugire ngo ntuwirwe ujya ahandi. Umutima wibaye mwiza n'umuryango wa mwiza, kandi umubiri wawe mwiza n'ubwenge bwa bwiza. Niyo mpamvu buri wese akwiriye kuzirikana aho buri wese afite ahari muri izo ngingo zose. Kugira rero ngo umuryango ukomere usaba ibintu nibura uyu munsi turashaka kureba ku bintu 10, ariko tutari busesengura akantu kose kuri iyo ngingo kuko ni byinshi. Bisaba umugabo wubaha Imana. Umugabo kugira ngo urugo rube rwiza, umugabo agomba kubanza yubaha Imana. Umugore nawe akubaha Imana. Uyu mugore nawe nkuko Imana ari nziza, itorero niyo ribaye ryiza nabyo biba byiza, nako bigenda iyo umugabo wabaye mwiza n'umugore akaba mwiza. Ibyo ni kwa kundi ngo namata byaye amavuta. Ariko bose kugira ngo bishoboke kiretse bubashye Imana. Wakwibaza uti mbe kubaha Imana ubundi bihuriye no kubaka urugo. Bifite aho bihurira. Muri Zaburi 111 umurongo wa 10 haranditse ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Si ugushidikanya iyo ushaka kugira ubwenge, ikintu cya mbere kiza mu mutwe wawe ni ukubaha Imana. Kubera iki? Burya Yesu niwe bwenge. Iyo ubashye Imana ubwo wumvira ijambo. Ijambo niwe Yesu. Iyo uryumviye rirakuyobora, rikakubera umujyanama, rikagukosora, rikakwerekeza, rikagutesha, rikakungura, rikaguhugura kandi rikakugira inama. Iryo jambo iyo rimaze kugukomeza rero ubu munyabwenge. Niyo mpamvu ndi busome uyu murongo w'111 Zaburi umurongo wa 10. Inzira ze rabango kubaha Uwiteka n'ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihora Uwiteka ryose. Abantu baha Imana bafite ubwenge nyakuri. Nuba hariho n'ubwenge bw'uburiganya, ubwenge bw'amayere, ubwenge bw'abantu yarangiza ibyo, ariko ubwenge nyakuri ni ukubaha Imana. Niryo shingiro ry'ubwenge, ni fondation. Mu Migani 8:13 hakubwira neza ko iyo umuntu afite yubaha Imana hari ikindi bibyara. Haranditse ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone, agasuzuguro ni inzira y'ibi, n'akanwa k'uburyi nibyo nanga. Urukumva ko iyo umuntu amaze kubaha Uwiteka agira ubwenge. Iyo amaze kubaha Uwiteka yanga ibibi. Mu bibi harimo ubwibone, agasuzuguro. Ibyo byose nabyo ni bibi. Rero niyo mpamvu burya ingingo ikomeye, umugabo wubaha Imana, umugore wubaha Imana, urugo ruba rutangiye kugira inkingi ebyiri zikomeye zireshya, kuko n'ubundi bakubwira ngo umugabo n'umugore ngo ce sont des êtres incomplets. Ni ibiremwa bibiri ariko bitujuje ibyangombwa. Ubwo biri umwe wese ashyikara uko abonye undi. Ubwo umugore akeneye umugabo, umugabo akeneye umugore, byanze bikunze nta kundi wabigira. Ku ngingo ya 3 ikomeza umuryango, ni abana bumvira ababyeyi beza. Ibyo ni mu Efeso 6 haravuze ngo bana mwumvire baso mu mwami. Ubwo bivuze ngo n'ababyeyi bose mu nyumve babyeyi babagabo n'abagore. Ntabwo ariko niba umugabo ashobora gukunda umugore we n'umugore akagandukira umugabo, yarangiza umwana kumvira ababyeyi, mujye mubanza mwareba icyo kubaho ngo niki. Buriya hari igihe umugore atakwemererwa kuganduka, ko umugabo aje agataha yanyoye akakubwira yuko mugurisha inzu ngo ajye kuriha inzoga yanyoye, ushobora kwanga kandi ukaba udasuzuguye. Yarangiza ubwo rero uvuze ngo itegeko riravuze ngo naganduke, ubwo byabivuze ngo n'isahani n'ikiyiko muzabigurisha kugira ngo utaza gusuzugura umugabo. Rero kubw'ibyo birasaba ngo nawe umugandukira, ariko mu mwami. Ababyeyi nabo bashobora kumvirwa. Itegeko rya 5 ubahe so na nyoko, ntabwo ari ijambo obeyir, ahubwo ni ibyo bita respect, ni ukumvira uhaye agaciro wakubyaye, ariko ntabwo bivuze ko umugandukira mu kantu kose, kuko ari igihe yakubwira ngo munywe kanyanga ukiri inshuke. Soba kumusuzugura rero icyo gihe, kandi akabuda Imana itakuvuga ko usuzuguye.
bigaragara neza akubwira ati tugiye kurwana umuntu cyangwa tugiye kwiba wakwanga. Ibyo rero nicyo gituma abana beza bumvira ababyeyi beza nabo. Ku ngingo ya kane ni umubiri muzima. Uyu mubiri muri kureba nabwo ni ubutunzi nabwo bukomeza umuryango. Abantu benshi cyane batunze imibiri irwaye yabaye rusahuzi mu miryango yabo. Mu gitondo agomba kuba afite ikinini, nimugoroba afite amazi yo kunywa, yarangiza ari ngombwa ngo ajye kwa muganga abone tagisi mu cyana buri kanya. Ibyo byose bigashobora gutuma umuryango udakomera bitewe n'uko uburwayi bwawinjiriye. Rero inkingi ya kane ni uko n'umubiri nawo muzima nawo ukomeza umuryango. Gatanu ni ukumenya inshingano zireba buri wese ugize umuryango. Icyo nacyo gikomeza umuryango. Iyo umugabo azi inshingano zireba abagabo, umugore akamenya inshingano zireba abagore, umwana akamenya inshingano zireba abana, yarangiza buri wese akaba ngaho urugo umuryango birakomera. Ku ngingo ya gatandatu ni imico iha abandi agaciro. Abantu bafite imiryango yabo izi kubaha abandi batari ababo ariko b'abaturanyi, b'abashyitsi, abahagenda, abahatira, abahasaba, yarangiza ukamenya guha abandi agaciro. Nabwo ubukoze ikintu gikomeye cyane, bituma umuryango ukomera kuko byanze bikunze hanze yawe hari inkingi zigushyigikiye zitwa abandi. Umenya neza ko Imana hari icyo ikumariye, hari icyo wimariye, ariko n'abandi bafite icyo bakumariye. Nawe ugomba kugira icyo umarira abandi, ukagira n'icyo umarira Imana kandi ukagira n'icyo wimarira. Izi nkingi eshatu zirakenewe mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo umuryango ukomere. Ku ngingo ya karindwi ni ukwemera inama nziza. Ubuzima muri kureba muri Yakobo 3:17 haravuze ngo ubwenge buva mu ijuru bwa mbere buraboneye, ni ubw'ineza n'ubw'amahoro, bwemera no kugirwa inama. Ubwo ntabwo bivuze ko hari umuntu wihagije. Hari igihe umuntu yakubwira ati uko biri kose ngiye ugiye gukora sibyo, koko waguze imbuto ariko waguze imbuto mbi, cyangwa se uguze imbuto ariko ugiye kuyihinga mu gihe kibi, uguze imbuto ariko washatse abahinzi babi, uguze imbuto ariko biri kose uyitera buno uyihinze mu ntabire mbi. Yarangiza uryo mbese umuntu mu buzima kugira ngo urugo rukomere hakeneye n'abantu bemerere guhabwa inama nziza. Ku ngingo ya 8 ni ukwirinda gusesagura. Ubuzima muri kureba dutezwe imitego igaragara n'itagaragara. Hari ubu musore yuko sasa ushobora kuba umukire ejo ukazakena, ushobora kugira akazi ejo ukazashomera. Uzige kuzigama. Mbese muri magufi yawirinda kurya ibirenze ibyo witse. Yarangiza muri magufi ugerageza kureba ko uzigamiye ejo warwaye, ejo wahunze, ejo wahombye, ejo wavuye ku kazi. Ugerageza kureba ko nibura izo ngingo ko nawe uteganyirije ejo. Ibyo nabyo bikomeza umuryango. Ingingo ya 9 ni uburezi bwiza kandi bufite ireme. Umubyeyi wese agomba kumenya neza ko hirya y'ibyo agira ubunebwe, kuba umuntu utabeshya, akarangwa no kuba umuntu utisuzugura kandi ntabwo yiba, ariko warezwe nabi wese. Kwiba, kubeshya, yarangiza ubunebwe no kwisuzugura niwo murage w'abarezwe nabi bose ku isi. Abo bantu bari ikibazo ku isi. Niyo mpamvu uburezi bwiza kandi bufite ireme nabwo burakenewe. Imigani 26 22:6 menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Iyo nzira azanyuramo ni ukubaha, ni ukumvira, ni ubuzima, ni ugukora, ni isuku, ni ugukunda no kwiyumva mu inshingano. Ibyo bisomwa mu gitabo cyitwa ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi. Ahangaha byumve neza kandi munabizirikane. Kubera iki? Hari impamvu. Uburezi bwiza kandi bufite ireme n'ubwo. Ku ngingo ya 10 ni ukwiyoroshya mu buzima. Ubu buzima muri kureba ntimukikakaze. Ejo abuyoboye bazakuyobora, ejo abuha bazaguha, ejo abagusaba uzabasaba, ejo abagukorera uzabakorera. Mu isi ni kwa kundi bavuga ni umugani nange ntazi wavuye ngo ni gatebe gatoke cyangwa se ibirenge bihimbuka imbere. Nicyo niwo mugani mwakumva neza. Ibirenge ari umuntu umwe gusa ariko bikajimbu kujya imbere. Ubwo bivuze ngo undi none nawe uramusumba ejo azagusumba neza, kuko nko ku mihanda y'igitaka bagatinya imisumari, ibimene by'amacupa. Ibiko niko bigenda. Birakwiriye ko umenya neza abajya kubaka ikiraro babanza kureba neza ngo nuruhe rufatiro bazashyiraho kugira ngo imodoka iremere itazabiritura. Rero
umubano w'abashakanye dore ibisenya umubano w'abashakanye ni imico idahuza, ubukene, ubusambo, kutamenya uburezi, ubwenge buke, gusaza n'ubukire butunguranye. Ni ibintu birindwi bijya kimwe muri ibyo byatuma umuntu arusenya rwari rwiza. Bwa mbere umwe avuze ngo duhinge undi atoya ducuruze, undi yavuga ngo ducuruze undi akavuga ngo ahubwo mbese mupfa kunyuranya gusa, umwe akanyuza aha undi akanyuza aha, ubwo urugo rurasenyuka. Kabiri ni ubukene. Abantu benshi cyane iyo babuze ibyo barya, iyo babuze ibyo bambara, hari igihe basebanya, yarangiza bikaba kwa kundi ngo abasangira duke ntibabura kwitana ibisambo. Yarangiza ugasanga byanze ukibwira ngo umugabo ntagukunda, ukibwira ngo umugore ntiyaguhagije, aho yatetse ikiro cy'umuceri gifite imboga zitarenze rushe ebyiri, yarangiza nawe ukeneye uvuye guhinga cyangwa se uvuye kwiruka, yarangiza wahagera ugasanga afite abana 8, umuceri grama 1000 ntabwo ziri buvemo grama 450 kuri buri muntu ngo arye ikirahure, yarangiza avuga ariko nta nibiguza mara mwatetse, ubwo mukabipfa nta kindi cyabiteye. Uyu mugore akabicara akavuga ati ko biri kose amafaranga umugabo yinjiza ni 1000 ku munsi, ubwo afite 7,000 ku kwezi, ku cyumweru afite 30,000 ku kwezi, nawe ugakenera umwenda w'60,000. ubwo byanze bikunze n'utawambara, umuturanya wambaye, yagurishije parcelle, yagurishije inka, iduka rye ryinjiza buri munsi, afite amata ya litiro 5 atanga buri munsi, akagira amafaranga, ukashaka kwambara nkawe, ubukene bushobora kurusenya. Yarangiza igihe bishobora kuba ikibazo, ubusambo nabwo bwarusenya, umatangira kurya ukwe n'undi akanyuza ukwe, akaryoshya akakarya wenyine, yarangiza umugabo agasiga ikiro kimwe cy'umuceri, yarangiza ariko akarya muri restaurant inkoko ya 5, yarangiza akongera akarya n'umukati uguze 3, yarangiza ubwo akarya mbese muri magufi akenera akaryoshye ariko ababwiriwe. Ubusambo bwarusenya. Kutamenya uburezi, abana bawe batereranye, ubwo zabo bateteje, oyi umwana w'imutetesha kandi wimugira umunebwe, ejo niwe Rwanda rw'ejo, niwe torero ry'ejo, niwe muryango w'ejo, niwe butabazi bwawe bw'ejo, niyo ngoboka yawe y'ejo. Uba ugomba kumutegura bigashoboka. Nicyo gituma ntawe urerera undi, ahubwo umuntu agomba kwirerera, ntabwo warererwa n'undi ngo bishoboke. Ingingo ya 5 ni ubwenge buke. Ubwenge buke wakwibaza uti mbese ubwenge buke uba umeze gute? Ni imigani 2, umurongo waho ni wa 10, atubwira ijambo rikomeye cyane kandi ryihutirwa kandi riremereye. Aravuze ngo ubwenge buzinjira mu mutima wawe kujijuka kuzagukiza. Ijambo kujijuka bivugwa kenshi kandi bikanasobanurwa ariko ntibyumvikane, kuko abantu benshi ntabwo bazi gutandukanya ibyo bita kujijuka no gusirimuka. Kujijuka umuntu ariga, naho gusirimuka umuntu arigana. Niyo mpamvu kujijuka ni ugukora ibintu uzi impamvu yabyo, ukavuga uti ngiye kuyikurikirana, nzatera ibiti, nzabirekana ko bitamara bito nubwo babwira, aho kugira ngo nzagurisha amaburiti ahubwo nzabajisha. Ubwo we kujijuka ibyo ukavuga uti ko rikoze ndubaka ikiraro, nzashyira mwinga nyirindi cyondo, yarangiza yego ariko ngene aho ngenera amase n'amaganga, yarangiza nzakora n'ifumbire yo guhingisha, ariko nange nzayiterera mu imboga. Dore ko burya ku batabizi amase y'inka yonyine ubwo gusa nubwo yaba yariye dresh cyangwa ikarya umuvovo w'intoki, yarangiza amase yayo uyashyize ahantu havamo dodo, indurwe zayo kubyara imboga ntabwo ibanza kureba ko yaziriye. Ubwo ni ubundi buryo bwayo bw'imiterere yayo. Kubw'ibyo uba ugomba kumenya neza ko ahangaha kutamenya uburezi nabyo ni ngo ariko n'ubwenge buke nabyo ni ikindi kibazo, kuko ubwenge iyo bwinjiye mu mutima umuntu arajijuka, bwinjira mu mutima umuntu akamenya, bwinjira mu mutima umuntu akagira amakenga, bwinjira mu mutima akikura mu nzira y'ibi, nta wundi umuhatiriye akaruvuga ati iyi nzira ntabwo izanjyana ahantu nayibonye, izangusha mu bintu, izi nshuti zanjye ntabwo nazifatanya nazo, nazibonye ni inyamagambo, ni intandamizira, n'abanebwe sinazagira aho ngera mu buzima, ukikura mu nzira y'ibintu umuntu bavuga ibyo bugoryi. Uko niko ubwenge wabushe. Ibyo bintu 5 kandi iyo umuntu afite ubwenge akunda kwiga. Kubera iki? Mu gice cya mbere cy'imigani mu 5 haravuze ngo nuko kugira ngo umunyabwenge atega amatwi yunguka ubwenge. Ubwenge burungukwa, umuntu atega amatwi akumva bavuga, ukamenya icyo umuntu yakoze bikamuteza mu kaga, bikamugeza mu kaga ukagihunga, ukamenya nuko umuntu yifashe nuko yakoze bikamugeza mu bukungu, nawe ukabyigana. Muri magufa abanyabwenge bahora bafite biteguye kwiga. Ku ngingo ya 6 isenya ingo ni ugusaza. Ku bantu benshi batabizi iyi ngingo ndaza no kuyivugaho gato cyane ku bintu abantu benshi batazi. Mu gusaza ntabwo dusazira rimwe, igitsina gabo basaza nyuma, igitsina gore bagasaza mbere.
mu gusaza ni igabanuka ry'imvubura, ni gucika intege kw'imvubura zibereho kurema imisemburo ngengamubiri, ibyo bita hormone. Yarangiza umubiri w'umuntu iyo ubuze iyo misemburo utangira kwinanirwa. Hari impamvu nyinshi zatuma iyi misemburo igabanuka. Igihe waba nyoko yaragutwite agahugwa cyane mu mezi abanza, bune hagati y'amezi ukwezi kumwe amezi 3, uyu mwana imisemburo ye, imvubura ze zizarema imisemburo y'imyantege nke, kandi nazo ziba imyantege nke. Hari igihe cyo kuba azabyara ntagibone uruhembo, ibyo nabyo mu mashereka yawe ntiyogura ibiguhembura. Hari ugukura yarangiza ugasanga umwana ntarya ngo ahage. Hari ukugera mu bugimbi yarangiza ugasanga abana bijyaniye n'igihe. Inzara mbese ikamukurikirana, mu nda yarayibonye, mu ruhinja arayibona, mu bucuka arayibona, mu bugimbi arayibona, azasaza mbere y'imyaka 27. Noneho kubw'ibyo ubwo wenyine azatangira kwinanirwa. Namara gusaza, ubwo icyo gihe najya kwira ku myaka 37, imisemburo ngengamubiri barakororoka, izaba imeze nk'iy'umuhinzi muzima ufite imyaka 70. Ubwo kizaba ari ikibazo. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu no gusaza nako gusazisha gusenya urugo. Ibyo ntabwo ndibugira impamvu, nizo mpamvu nibura kubyiga neza birakomeye cyane, kuko turiho mu gihe gikomeye kandi cyo kwiga no gusobanukirwa. Nashatse nibura ndebe nti bese ni iki twakora noneho, aho navuga nti icyatuma nibura muri ubwo busaza harimo inzara, amaraso make, ibibyimba, ndavuga byinshi cyane, ariko icyo ngendereye cyane ni ijambo gusaza gusa kuba ari kunyumva. Ariko nsubira inyuma ho gato cyane, kuko ndiwe ninjiye mu gika cy'ubuvuzi, ariko ndabanza nsubira inyuma ho gato cyane ku birebana na ya miryango twese turi gushaka tuvukamo kandi dushaka kwiba myiza. Abantu benshi bakunda ibyiza batazi kubikora, bagakunda ibyiza batazi kubyiga, bagakunda ibyiza bakorewe ariko batazi ibyiza bikoreye, kikaba ari ikibazo. Noneho impamvu muri kino gitabo ku birebana na nsubiye inyuma kuri wa muryango haranditse ngo mon cher frère ma chère sœur. Ni igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3 page ya 13. Haravuga ngo ibyo bita responsabilité des époux, inshingano y'abashatse. Haranditse ngo mon cher frère et ma chère sœur, mugenzi wanjye nkunda, mwene data nkunda, nawe mushiki wanjye nkunda, vous venez de vous unir pour la vie. Mwamaze kwifatanya muri ubu buzima. Bango maze kwifatanya. Votre éducation matrimoniale commence. Uburezi bw'abashatse buratangiye. Mukirambagizanya, mugihurira mu nzira, mwifotozanya buri kanya, mwicaye mwitambitse, muhagaritse, mushinze akaguru cyangwa mugahagaritse, mushakiye uburebure mu musatsi cyangwa mu nkweto, yarangiza mugashakira ubwiza mu mafoto, mukoresheje kwihindura inzobe cyangwa urukara. Ibyo byose wakora ntacyo biba birageraho. Ibyo byose urukora ubusa n'umuntu uri gusiga irangi ku nzu yubakishije ibiti. Uba ugomba kumenya neza ko iyo umuntu amaze kubaka niho abatangira ishuri ryo kubaka. Rero kubw'ibyo bizagenda biti, la première année est une année pendant laquelle mari et femme apprennent à connaître leurs différents traits de caractère. Umwaka umwe wa mbere amezi 12 niwo mwaka wo kwigana ngo buri wese amenye hatandukaniye n'undi mu ngeso. Umwaka wa mbere amezi 12 niwo mwaka mwigana, ukamenya neza, ukavuga uti uyu nguyu ngiye kurwana intambara, ntabwo araryamira nkabyuka kare, ni umunyamwanda, ndi umunyesuku, aratanga ngewe nkabingumya, arubaha ngewe ngasuzugura. Bityo muri uwo mwaka niho bigana, mukamenyana, ukamenya ko akunda umuceri wowe ukunda ibijumba, ukamenya ko akunda ibirayi wowe ukunda amashu. Yarangiza muri uwo mwaka murigana kugira ngo umuntu wese amenye ukundi ateye. Yarangiza yambaye dushya rirata, yarangiza bityo wowe uriyoroshya mu kantu kose, comme un enfant après se reçoit à l'école. Mwigana kuko umwana yiga ibyigisho bye ku ishuri. Urukumva ko uwo mwaka ari umwaka muri magufi, ushatse bavuga ngo ni umwaka mubi ku banyeshuri bese. Ubwo bari exécuté ubwoba, abari bese abari ubugenzuzi buteye ubwoba. Ne permettez pas qu'il se passe des événements qui gâtent votre bonheur futur. Muri uwo mwaka amezi 12 uzirinde hatazavuka mukizanduza ubuzima bwanyu, kikabuboza mu mibereho yanyu zaza. Tukamubwire nabi, tukamwime, tukamusuzugure, tukamushonjeshe, tukamutera icyangiro, tukamunegure,
ntukamunenge abandi bahari kuko ushobora kuzaba ubihije ubuzima bwe bwose mu myaka iri imbere yose. Pour bien comprendre ce que le mariage, kugira ngo usobanukirwe neza gushyingirwa icyo ari cyo, il faut toute une vie. Kugira ngo ni ishuri rizagutwara ubuzima bwose. Uruyobora neza mu gitondo ku manywa rukakunanira, waruyobora neza ku manywa nimugoroba rukakunanira, waruyobora yarwaye cyangwa ari muzima bikakunanira. Byanze bikunze ni ishuri rihoraho ubuzima bw'umuntu bwose. Mon frère, l'état, les forces et le bonheur de votre épouse sont maintenant liés au vôtre. Mwene data, igihe imbaraga umunezero uwo washatse noneho uhereye umunsi bizirikanijwe nawe. Ubwo ni umugabo ubwiwe. Uhereye igihe cy'umugore wawe, imbaraga ze, umunezero we bizirikanijwe n'ibyawe. Votre influence sur elle peut être une odeur de vie ou une odeur d'amour. Ukitegereza umuha cyamuhindukira impumuro y'ubugingo izana ubugingo cyangwa impumuro y'urupfu izana urupfu. Prenez garde de ne pas gâter son existence. Irinde utazagwa nabi kwaho kwe. Noneho iyo ni inama ihawe umugabo, namenye ngo igihe imbaraga n'umunezero. Mushiki wanjye rero, ma sœur, vous devez maintenant prendre vos premières leçons pratiques. Mushiki wanjye rero, ubu nibwo bwa mbere nawe winjiye mu ishuri ishyira mu bikorwa. Kwa so, kwa nyoko warazerereye, kwa so wasanze byahiye, kwa so wambaye utacuruje, kwa so wabibitse nabi bakugurira ibishya, kwa so woze isabune utaguze, kwa so wasabye amavuta wirakaje. Noneho ugiye kwinjira mu ishuri ryo gushyira mu bikorwa. Efati concernant vos responsabilités d'épouse, niho ugiye gushyira mu bikorwa inshingano zikureba z'uwashatse. Ne manquez pas d'apprendre ces leçons fidèlement. Izi nshingano z'uwashatse yuziga neza ukiranutse, maze wiga ibyo byigisho by'uwashatse jour après jour, uziga uko bukeye n'uko bwije. N'ouvrez pas les portes de mécontentement et à la mauvaise humeur. Dore ibintu uzirinda umaze kubakaga wa mukobwa we. Ubwo ibyo biri kubwirwa inkumi, bikabwirwa n'abamaze kubaka, bikabwirwa n'abamaze kumenya bamaze kubinararibonye yaho byabananiye cyangwa bakabishobora. Aravuze ngo n'ouvrez pas la porte de mécontentement et la mauvaise humeur. Uramenye irembo rinyuramo umubabaro n'irembo y'ikizizi uzayugarire. Ntihakagira ugusoma ku kizizi, ntihakagira usoma umubabaro. Ne recherchez pas une vie facile. Uzirinde gushakashaka ubuzima butakuvuna. Menya neza ko ubuzima bwose buravuna. Umenye neza ko uzateka kandi uri kumesa uzamesa, kandi wakoropye uzakoropa. Burya wazi kuzinga imyenda byanze bikunze ifu uzayishakira ubete. Mbese muri magufi ubuzima buvunanye, ubuzima bworoshye ntabwo bukomeza umuryango, ahubwo umuryango ukomezwa n'umuntu wemera gukora akavunika. Et des vrais, uzirinde ubuzima butagira icyo bumaze. Yarangiza hepati veillez constamment à ne pas vous laisser aller à l'égoïsme. Uzahora urikanuye, uzirinde buri kanya ujye uhora urikanuye kugira ngo utazagira imibereho yikubira. Shaka byose bibyiza bibi byawe gusa, tukemere kuba bityo. Ndagira nti rero ntabwo ndajya nsomwa bwo bike cyane. Ni cya gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa gatatu cy'igifaransa, le mariage page 110. Le mariage qui est une union pour la vie et les symptômes de l'union de Christ avec son Église. Burya gushyingirwa bivuze kunga ubumwe mu buzima, ni ikigereranyo cy'isano Kristo afitanye n'itorero. Ukubana n'umugabo mwiza, ukubana n'umugore mwiza, niko itorero Yesu abana n'itorero. Kubw'ibyo rero, l'esprit que Christ manifeste envers son Église est le même qu'il doit régner entre les époux. Urukundo Yesu yagaragarije itorero rye nirwo rugomba kugaragara mu bashakanye. Ni le mari ni la femme ne doit chercher à dominer. Igitugu byo bita gukoresha igitugu, igitegetse nta n'umwe ukwiriye kubikenera muri bombi. Buri wese mon frère ma sœur, kuko wanjye nawe mwene data, vous êtes dotés tous les deux d'une forte volonté. Burya menya neza ko mwembi buri wese afite ubushake. Hari umunsi wo gushaka umuceri ndashaka makaroni, hari umunsi wo gushaka umwenda utukura ndashaka w'icyatsi kibisi, hari igihe cyo kubika ndashaka ko mugura ikintu akaba cyo mubika. Muri magufi yumenya neza ko buri wese afite ubushake. Elle peut être pour vous et pour ceux avec lesquels vous entrez en contact d'une grande bénédiction
ou une grande malédiction. Igihe utemera ku bushake bw'abandi bugera ku cyo bashaka nabo, jya umenya ko byanze bikunze bizabyara umuvumo, ariko wemera ko buri wese ubushake bwe bugenda neza, niba ari bwiza yarangiza bikazabyara umunezero. Aha ntabwo mbatinda cyane, reka ngere ku ngingo n'ubundi muri icyo gitabo page 114 ni ibihamya umuzingo wa gatatu, page ya 114 cy'igifaransa. Le vrai bonheur se trouve dans les dons de soi-même au service de ses semblables. Umunezero nyawo mu buzima ni ukwitangira kunezeza abandi. Niba ushaka kuzanezererwa muri ubuzima, ukanezererwa ku manywa cyangwa nijoro, ukanezererwa ugenda, ukanezererwa muri quartier, ujye unezeza abandi. Igihe cyose utari wiga uko banezeza abandi, ubwo ntiwari wamenya inzira igana ku munezero. Gerageza rero yubaho umunyu, nibwo butunzi buke cyane kandi buhendutse. Gerageza kubaha ku mazi atetse, gerageza kubaha kutuvuta dusigaye nabo bisiye, gerageza kubaha agasabuni, gerageza kubaha amazi nabo biyuhagire cyangwa se bamese, gerageza kureba ko nibura bakuryaho imbuto, kuko igiti kirindwa n'imbuto zacyo aho kurindwa n'uburanga bwacyo. Kubw'ibyo rero haravuze ngo le vrai bonheur se trouve dans les dons de soi-même au service de ses semblables. Umunezero nyawo kandi nyakuri ushingiye mu mpano yawe uha abandi. Chaque parole prononcée, ijambo ryose rivuzwe, chaque acte accompli dans cet esprit, ijambo ryose n'igikorwa cyose bikozwe muri uwo mwuka wo kunezeza abandi, est inscrit dans le livre du ciel, mu ijuru barabyandika. Igikorwa, ijambo, imvugo ukoreshe ngo ndanezerwe, mu ijuru barabyandika, comme ya été dit ou fait pour le Christ. Ijambo ryiza ryose wakoze, igikorwa cyose wakoze ngo ndanezerwe, Yesu baramubwira muryandike ninjye wabikoreye. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, igihe cyose muzabikorera umwe muri aba boroheje bari hanyuma y'abandi, de mes frères muri bene data atiruzi, c'est à moi que vous les avez faites. Ninjye mwabikoreraga, niko Yesu yavuze muri Matayo 25:40. Épanouissez-vous au grand soleil de l'amour du Sauveur. Nawe iyagurira imbere y'urukundo rwagutse rw'izuba ryo kiranuka rwa Yesu. Hari izuba ryo kiranuka ry'urukundo rwa Yesu, nawe y'imbere ni nkaho bakubwiye ngo kunda abandi nkuko Yesu yagukunze, bihangane nkuko nawe yakwihanganiye, bahe nkuko nawe ajya guha, bazirikane nkuko nawe ajya kuzirikana, mbese ota kuri iryo zuba n'abandi bakira ubushyuhe bwawe. Hepati vous exercerez alors une influence de béni. Nuramuka wose ku rukundo rwa Yesu n'abandi bakakotaho, niho uzabona icyitegererezo gihiriwe, que l'esprit de Christ s'empare de vous, et que umwuka wa Yesu agutaheho, et que la loi de la bonté soit sur vos lèvres. Iteko ry'ubugira neza niribe ku minwa yawe. L'indulgence et l'altruisme caractérisent les paroles et les actes de ceux qui sont nés de nouveau pour vivre en Jésus-Christ. Arega guharira abandi, ishyaka ry'imirimo myiza, nibyo byaranze ibikorwa n'amagambo y'abantu babyawe ubwa kabiri muri Yesu Kristo. Aha niko bigenda subiramo, kubabarira abandi no kubaharira. Ishyaka ryo kubagirira neza niyo magambo n'ibikorwa byaranze wabyawe ubwa kabiri, ngo nibura agere ku rugero rwiza. Niyo mpamvu nakunda ko buri wese agaragara ngo nibe none vie pour lui-même, nta muntu n'umwe ku isi wo kubaho ku kigiti gusa, ahubwo dukwiriye kubaho ariko turaba Imana kandi turumugisha ku bandi. Aha ndatambutse kuri ingingo yitwa kubana neza kw'abashakanye. Harimo amagambo navuga ko ntabura kuzirikana no kuvuga nkoresheje igitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu. Harimo amagambo yakoreshejwe meza cyane. Haravuze ngo page ya 27 kuba gifite, haranditse ngo umwamikazi w'umuryango mu bikorerwa mu rugo byose agomba gukoresha amagambo yuje urugwiro n'igikundiro kandi akurura. Uyu mwamikazi cyangwa se reine de la famille niko babyita mu Gifaransa, uyu mwamikazi w'umuryango agomba gukoresha amagambo yuje urugwiro, igikundiro kandi akurura. Akoresheje ijwi ry'ihoho, niwe ugomba kubwira abana be amateka abubaka, abatera kumwiringira mbere y'uko bajya kuryama. Akwiye kubabwira amateka abubaka kandi atuma bamwiringira mbere y'uko baryama, cyangwa se mu gihe gikwiriye akabasomera amagambo ya Bibiliya
anejeje, azashyira amahame y'ukuri imbere y'abana abarekere umwanya wo kuyitaho no kwivaniramo ibyigisho ubwabo. Gukora no kuba nk'ibyo uvuga ni ingenzi cyane kuruta kuvuga gusa. Gukora kandi ukaba nk'uko uvuga ni icy'ingenzi cyane gusa. Icyemeza abana ni imibereho babona abandi babayeho uko imyaka ihita. Umugore ugera ku nsinzi nziza y'umurimo we ni wa wundi ufite rukuruzi idakomoka ku ijwi ry'ihoho n'imico ituje gusa, ahubwo ikomoka ku kuzirikana uko asa inyuma. Ibi no ko yambara nuko asa inyuma nabyo biragaragara, kugira ngo tuzinjire mu uko asa inyuma nabyo byitabwaho mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa 3, umuzingo wacyo wa 2 mu Kinyarwanda kuba gifite. Muzasome uhereye ku isubi yo hepfo page iheruka muhambuke hakurya 391 aravuze ngo ku bijyanye no kwambara ikanzu ngufi kwanjye, ubwo ni madama yitwa kwivuga ku bijyanye agiye kuvuga igihe umuntu yambarira ikanzu ngufi nayo ngufi aho ibigeze. Ku bijyanye no kwambara ikanzu ngufi kwanjye navuga ko mfite ikanzu ngufi imwe. Ubwo ni uri kwivugaho afite mu byo yambaraga byose yari afite ikanzu ngufi imwe itarusha ubugufi andi makanzu nsanzwe nambara uburebure bureshya n'urutoke rumwe. Nambara gakunda kugira ibyo bita inyababa ndetse n'urubura. Nagendaga nihuta ngakora urugendo rwa kilometero hafi 1.5 kugeza kuri kilometero 3 mbere y'uko mfata ifunguro ryanjye rya mu gitondo. Nagiye nyambara kenshi ngiye mu biro igihe nabaga ngomba kugenda n'amaguru mu gihe cy'urubura rworoheje, cyangwa igihe habaga hatose cyane cyangwa hariho ibyondo. Bashiki bacu 4 cyangwa 5 bo mu itorero ry'Ibatrikri biteguriye ikanzu ngufi yo kwambara igihe babaga bamesa imyenda cyangwa bakora isuku mu nzu. Dukumva ko ari ibintu conditionnel, ni ibintu hahandi hatose, hahandi akandagira mu byondo, hahandi akandagira mu rubura, niho bazamuraga iyo kanzu. Umuntu yashyiraho urutoke rumwe rugakora hasi. Nta kanzu ngufi yigeze yambarwa mu nzira zo mu mujyi wa Batrikri tugenda. Numva ko nta wabonye mu nzira bagenda, ni ibintu bakoraga bari mu mpamvu. Hepfo ati kandi nta na rimwe yigeze yambarwa mu materaniro. Ubu kumva ko itegeko ribaye kuvuga ngo mu materaniro ntabwo bambara ibigufi, ahubwo bambara ibigufi babyambarira hehe. Sa n'ureba rero ibitekerezo byanjye nabiteguriye gukosora imyambarire yo muri iki gihe, gukosora ubuhezanguni mu kwambara imyambaro miremire cyane igenda ikubura ku butaka, ndetse no gukosora ugukabya mu kwambara imyambaro migufi igera hagana mu mavi yambarwa n'urwego runaka rw'abantu. Neretswe ko dukwiriye kwirinda ubwo buhezanguni bwombi. Kwambara ibikubura ntibyemewe. Umuntu wese w'igitsina gore igihe yambaye imyambaro najya reka barebe inkweto yambaye. Ubwo ni buryo be kureba amaguru, ahubwo barebe inkweto yambaye. Epfati mu kwambara imyenda igera ku munsi ya gato naho inkweto z'imbeho z'abagore zigarukira, tuzaba twirinze ibibi byo gukabya mu kwambara imyambaro miremure, ndetse tube twirinze ibibi bikumenyekana nabi mu gukabya kwambara imyambaro migufi. Tubujijwe kwambara, igitsina gore babujijwe kwambara ibikubura kandi babujijwe no kwambara ibigufi. Nicyakora aya magambo kuyumva ku bashyitsi bari hanze, ndagira ngo ibi ni kwa kundi nk'uko umunyeshuri yambara uniforme ariko akanyura kuri maribo batayambaye, ntabwo yamutonganya ngo mbe kubera kutayambaye. Aya ni amategeko agenga abemera ivugurura n'ubugorozi ko imyambaro yabo igomba kwirinda kubikubura ubutaka, kandi kabiri ikaba atari migufi. Ibyo rero ndumva ntambutse aho ngaho hari impamvu yatumye havuze ngo tugomba gutanga n'ibyitegerezo uko tubona. Kubera iki? Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo haratubwira ngo, mu kigo kitubwira ngo itaranto mu ngingo ivuga ngo icyitegererezo haravuga ngo uko batureba byikiza abantu cyangwa bikabica, ngo ni amagambo yacu, ni ibikorwa byacu, ni imyifato, ni imyambarire, n'umucyo mu maso. Ni ibintu bitanu. Rero genzura uko bakubona, kimwe muri ibyo nikivaho
ntiwibwire ko ufite ugutwi kumwe abandi bafite abiri ngo wibwire ngo ubwo muraberewe kimwe. Ufite ijisho rimwe rireba irindi ryarapfuye ntabwo mwubaha kwima. Ufite amenyo 32 abandi wowe ukagira 5 ntabwo waberwa nkabo. Rero usabwa kuzuza ibisabwa kugira ngo umere nk'uko Imana ishaka. Ndagira ngo ahangaha rero ne kwirirwa ingingo ya mbere ndayirangije y'umuryango mwiza. Ni umuryango utanga icyitegererezo, ni hagati y'umugabo n'umugore babana neza, bafite icyitegererezo hanze bashimwa, kandi bafite abana beza, kandi mu buzima busanzwe n'abakristo. Ubwo iyo wemewe n'Imana mu mutima, nawe ubwawe ukagira amahoro mu bwenge, ukabana neza n'uwo washatse, ukamugirira neza, ukagira abana beza, itorero, igihugu ndetse n'itsinda wawe urimo ryose baranezerwa. Aha rero ntabwo mbibuje ngiye mu gika cya kabiri cyitwa ubuzima, noneho twite kuri ibi bikurikira. Ariko uyu munsi nashatse kuvuga ku buzima, ariko mvuze ku bintu navuga ko ndi buvuge bibiri. Kimwe ndajya mu bumenyi gusa, maze ikindi nzaje mu buvuzi. Impamvu gusaza birangwa n'iki? Ni uguhungabana k'umuryango, k'umubano, kudasinzira neza, guhangayika mu bwenge, gukunda ibisindisha, guhungabana mu bwenge, kurakazwa n'ibidashyitse, umujinya uhemberwa n'ubusa, amahoro make, guhembera amarira, ubwihebe. Ibi bintu 10 y'iriya misemburo bita oestrogene igabanutse, ibi bintu biragutaha. Yarangiza kimwe muri ibyo, ushobora kubona umuntu aranyoye inzoga atangiye kuzima, ugasanga umuntu imibanire ye na mugenzi we biranze, ugasanga umuntu atari ko wari umeze mbere, siko yari ameze mbere atarasaza, none yarashaje. Si igitangaza rero kubona umwenda wigeze wamushya urimo ibitobore. Ubwo niko bigenda. Noneho angaha kubera iki? Ibi byose bishobora guhindurwa nuko umusemburo wo kororoka uba uri kugabanuka. Iyo umusemburo wo kororoka uri kugabanuka, izi ngeso zose zishobora kuvuka, noneho bikazabyara. Ubisoma mu gitabo cyitwa Bien-être féminin page ya 84, niho muzabisoma mu bikurikirane. Bifite impamvu yatumye nshako nuko no gusaza gushobora gusenya ingo abantu batabizi, maze imibanire ikagenda igahungabana, bikagenda bigacika. Hari kandi nashatse ko dutekerezaho ku babizi kandi bakabisoma mu gitabo cyitwa Pour élever votre enfant, kugira ngo rero abana bawe. Nashatse kuvugamo bike cyane, nabyo bikwiriye kumenywa n'abantu, kuko kumenya birakenewe cyane. Page ya 34 y'icyo gitabo haranditse ngo les principaux de développement physique, ingingo z'ingenzi mu iterambere ry'umubiri. À 5 mois, un bébé double son poids de naissance. Umwana akimara kuvuka akwiriye, ageze ku mezi 5 agomba kuba kubye kabiri ibiro yavukanye. Ndasubiramo ku bantu bari kumva. Umwana w'umuhungu ni hagati y'ibiro 3200 avuka. Umwana w'umukobwa akagera hagati ya 3300 kugeza kuri 3500 iyo avutse ku rugero rwiza. Mbese wa wundi utaca amatako ya nyina, utakwangirizanya ababyeyi ya nyina, wa wundi utamwangiriza ngo bazamubyare bamwongerera, yarangiza ibyo, uyu mwana uvukanye ibibiro amezi 5 nashira azabe abikubye kabiri. Ubwo niho azaba yaronse neza, yaronse ku gihe, yarasinziriye, nyina yaramuhaye ibyo kurya byujuje intungamubiri. Anena irora triple son poids de naissance. Umwana azagira umwaka uzuzura akubye 3 ibiro bye yavukanye. Eka irantendra 2 ans irora multiplié par 4. Umwana niyuzuza imyaka 2 azaba ibiro yavukanye abikubye 4. Niho azaba afite ibiro ibyo mbese bitari mu byo bita obesity. Yarangiza kandi nabwo adafite ibyo bita marazme, bigaragara ko agwaye bwaki yo kunanuka. Noneho kubw'ibyo aha bizasaba ko la taille du bébé va aussi changer considérablement. Bizagaragara ko urugero rw'umwana rwo ruziyongera. L'enfant prend au moins 25 cm pendant sa première année et atteindre 90 cm à 2 ans. Azaba nibura umwana wakuze neza, wenda hakurikirana karemano y'iwabo, nibura mu myaka 2 azaba afite santimetero 90. Ubu rukumva kubwo azaba ari hafi kugera kuba metero 1. Kubw'ibyo kubera iki rero? Le premier dent n'apparaît que vers 6 ou 8 mois. Iryinyo rya mbere rimera hagati y'amezi 6 kugeza ku mezi 8. Pourtant
2 ans et demi, l'enfant aura 20 ans. Imyaka 2 n'igice, ubwo bivuze ngo amezi 30, umwana azaba afite amenyo 20 mu gihe umukuru agira 32. Ibi byose n'ubumenyi nta bantu bihugira mu ko bambara gusa, ahubwo nibamenye n'amakene n'imikorere y'umubiri wabo, cyane cyane abamaze gukura nibamenye abo bana babyara, bamenye neza ko hari ibintu bikurikira kandi bikenewe. Le développement de la masse corporelle est de toute évidence très rapide. Iterambere ry'umubiri w'umuntu ririhuta. Il ne fait aucun doute que de toute la vie extra-utérine, c'est la période de la plus grande croissance. Ati uhereye akiva muri nyababyeyi aratera imbere. Ubwo mbese yarasa n'ufunze cyangwa se avuye muri nyababyeyi. Celle-ci est liée à une composante héréditaire qui la contrôle et la facilite. Ariko niherekanyamurage cyangwa se indemano yacu nayo irabyungura. Ndagira ngo ahangaha ntabwo mpatinda cyane kwarugira ngo abantu bamenye neza ko mu mezi 5 umwana ibiro yavukanye agomba kuba bikubye 2, akarangiza umwaka abikubye 3, azarangiza imyaka 2 abikubye 4. Bigaragara neza ngo wishimishwa nuko umwana wawe abyibushye cyane cyangwa afite ibiro byinshi cyane, banzu urebe ngo yavukanye bingana iki, dore ko bamwe batanirigara banazirikana ko n'igihe havutse bagomba kumenya ibiro bye. Oya, ugomba kumenya ibiro bye. Ndagira nti kubera iki bati bizasaba bikurikira ngo l'intelligence comme l'apprentissage, la mémoire, la pensée et le langage uzita cyane pendant les 2 premières années. Mu myaka 2 ibanza, le développement neurologique et donc intellectuel et moteur est énorme. Mu myaka 2 ibanza y'umwana hagomba kubaho iterambere ry'imyakura n'ubuhanga n'umuvuduko, cyangwa se kubanguka cyangwa se kuvumbuka. Abantu benshi cyane ntabwo baza akaga. Impamvu yatumye dushaka ngo uyu munsi tubivugeho nuko indwara bita autisme yabaye nyinshi cyane ku isi. Ubwo yabaye nyinshi ku isi rero akaba ari umwana akura ntavuge, agakubagana, ntiyumve, rimwe na rimwe ifite amayere menshi n'uburyo bwinshi ndetse n'impamvu zinyuranye kandi ruhije kuvurwa. Niyo mpamvu ababyeyi bose bagomba kuzirikana neza uko abana bakura. Mu myaka 2 umwana bagomba kureba ko imyakura yihuta, bakareba ko ubuhanga bwe bwiyongera kandi ko afite kuvumbuka. Entre 7 et 7 mois et 9 mois, mu myaka mezi 7 kugeza ku 9, devient notablement actif. Umwana agomba kuba atangiye gukubagana, agatera amaboko, agatera amaguru, ukabireba. Yarangiza kugira ngo urebe neza ko amezi 7 kugeza ku 9 umuntu wese ufite uruhinja narebe ko aho ruri rukubaganisha amaguru n'amaboko. Epati renere achève leur connexion avec le cortex. Ubwo biba bigaragara ko imitsi yabo yumva iri gukorana no hejuru mu mutwe, ule manteau cérébral cyangwa se bitwikiriye ubwonko, partie supérieure du système nerveux cyane cyane. Mbese yakubagana mu maboko mu mezi 7 9 nabyo nibigenzurwe, yarangiza kugira ngo bamenye ko imitsi yumva urwungano rw'imitsi yumva rukora neza. Epati joue un rôle important dans les fonctions les plus spécialisées de l'intelligence comme l'apprentissage. Icyo gihe rero muri ayo mezi 7 biba bigaragara neza impamvu kubaganisha amaguru n'amaboko, biba bigaragara ko azakora 2, ko azibuka 3, ko azatekereza kandi ko azavuga. Ibyo nabyo bigomba kugenzurwa hakiri kare. Niyo mpamvu atari gupfa kubaho gusa, ahubwo tugomba kumenya neza mbe dukora iki. Rero ndagira ngo bwari uburyo bwo kongera kwereka abantu ko ntabwo ari igihe cyo gusirimuka no kuzerera mu nzira, ahubwo igihe cyo kwiga sciences humaines ziracyarageze kugira ngo abantu bamenye ibyo barimo, bamenye ibyo bakora, bamenye ibyo batesha, bamenye ibyo bazirikana, bamenye ibyo bakosora, bamenye ibyo biga nyabyo kugira ngo nibura bagere ku rugero rwiza. Rero ndagira nti ngana ku buzima ngo noneho turebe ibyo twakora mu buzima nk'ubu kandi buri wese agerageze kureba ibisabwa. Tugomba kumenya neza ko tutariho mu gihe cyo gupfa gukora gusa, ahubwo turiho mu gihe cyo kumenya ibyo gukorwa. Noneho turi mu gihe cyo kumenya ibyo gukorwa n'uburyo bwo kubikora n'inyungu dufite mu kubikora. Tugomba kumenya ibyo gukorwa n'uburyo bwo kubikora n'icyo dufite inyungu dufite mu kubikora. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa 3, page y'160, iyi ni réforme continuelle doit être enseignée au monde. Ubugorozi buhoraho kandi bukomeza bugomba kwigishwa mu isi, ntabwo ari mu itorero ahubwo ni mu isi. Amahirwe y'ubuzima turayasangiye,
uko ufite amaguru dukeneye ko agenda, uko ufite amagufa nawe mazima, uko ufite amatwi niyumve, uko ufite amaso narebe utabanje gushyiramo rinete, amazuru yawe nahumurirwe, ururimi rwawe niruryoherwe, umuhogo wawe wigwira anjine, genda ugire igifu kizima, ugire n'amara mazima, genda witume neza, impyiko zawe nizitari kwihagarika neza kandi sohora imyanda, yarangiza ibi urabikeneye aho ngaho wicaye aho ugenda, nawe ukeneye umugongo muzima, ukeneye amagufa mazima, ukeneye amatwi mazima, ukeneye ubwonko buzima, yarangiza ugomba kumenya nawe uko umuntu abikora. Et nous devons renforcer cet enseignement par notre exemple. Kandi icyitegererezo cyacu kigomba gutuma abantu babyitaho. La vraie religion et le roi de la santé vont de pair. Ubundi iyobokamana nyakuri n'amagara mazima birajyanirana. Ibyo kubera iki rero avuze ngo il est impossible de travailler au salut de nos semblables sans représenter la nécessité de renoncer au plaisir défendu. Ntacyo byabima ni bidashoboka ko twakorera akazi k'abagenzi bacu tutaberetse neza ibyo bagomba kureka bibagwa nabi. Impamvu kiruine la santé, ibintu byose bigwa nabi, ibirimbura amagara yabo, suye l'âme, byanduza imitima yabo, et empêche la vérité divine de faire impression sur l'esprit. Cyane cyane ibintu byose bituma ukuri kudakabaka intekerezo tugomba kubibereka. Faudrait enseigner aux hommes à prendre en considération toutes mauvaises habitudes. Mureke twigisha abantu bite cyane ku kuzibukira akamenyero kabi, et à renoncer immédiatement à ce qui a le corps malade et obscurcir l'esprit. Mureke twereka abantu bose icyo bakora, icyo bakwirinda mu mibiri yabo itarwara kandi intekerezo zabo ntizijime. Ni cyo tugomba gukora. Tugomba gukora ibyatuma umuntu agira intekerezo zitijimye kandi umubiri ugakora neza. Epfo impamvu Dieu désire que ces portes lumière élèvent les flambeaux pour toujours plus haut. Imana ishaka ko abatwara mucyo bayo bakomeza kuzamura ibendera ryayo, si l'on suit les faux étendards de Satan. Nituramuka dukurikira icyitegererezo ibendera rya Satani, on sera conduit à la misère, à la dégradation, à la maladie, à la mort, à de l'âme que de mort. Nituramuka twigende munsi y'ibendera rya Satani, tuzagwa mu buhanya. Kabiri, tuzata agaciro. Gatatu, tuzagwara. Kane, tuzapfa umubiri n'umutima. Niyo mpamvu ari ngomba kwita kuri ibintu bikurikira. Rero reka tujye kuri bike byadufasha muri ubuzima. Turaba turugana ku cyerekezo kandi nibwira ko ari cyiza. Mu guhera rero nk'uko ijambo ry'Imana rihera mu mutwe, tugiye guhera no ku byo kurya bihera n'ubundi mu mutwe. Ku bantu badukurikirana kandi beza kandi bakunda kwiga, tugiye kureba gusa akantu kitwa sezame. Nibwira ko nashatse kukavugaho kugira ngo nibura abantu benshi cyane bajye bamenya ibyiza Imana iba yarabateganyirije kugira ngo bagere ku rugero rwiza rwo buzima. Sezame ni utubuto duto tugiye kumera nk'uburo, dushobora kuboneka ari utubuto, twaboneka ari amavuta akomeye, tukaboneka n'amavuta ayunguruye, hose sezame irakora. Pekoni tizwi na benshi, kabone nubwo itazwi na benshi, baravuga ngo si ce n'est pas le contact de mille et une nuits, la sésame est cultivée depuis la plus haute antiquité. Ni ya kera, nubwo abantu bayikwimenya impitagihe, ariko ni ya kera. C'est un aliment protecteur important de la vie moderne, c'est très simple. Ni ikiribwa gikenewe cyane muri kino gihe cy'ubuzima buhangayikishije. Abantu benshi cyane bafite imirimo iruta amasaha, bakagira amakene aruta umushahara, bakagira yewe baruta n'inyungu. Abenshi batuye mu buzima badashaka kandi bakaba mu karere kabatawanyuze, kandi buri wese amakene. Umugabo arakorera 100 mu kwezi, umwana uyu uri muri maternelle akeneye 400. Yarangiza ubwo ibyo bigaragara ku isi ya none irimo bita guhangayika, stress irahari. None abantu bakeneye sezame. C'est un aliment protecteur important de la vie moderne stressante et un reconstituant énergétique. Irinda guhangayika, ikagufasha igihe cyose guhangayitse kandi igakomeza no kuguha imbaraga mu gihe ukora. Ntabwo ari impamvu gutera ibiro 20 ngo ujye kuryama mu masaha 3. Ntabwo ari ngomba kugenda intambwe zingana n'ikilometero kimwe ngo ubwo ejo uzagware kibaha iminsi 4 uye, ahubwo ugomba kuba ufite imbaraga. Il est riche en lécithine. Sezame irakungahaye mu byo bita lécithine, iboneka no mu bihwagari, ikaboneka ndetse no muri soya, ituma abantu benshi cyane batagwara imyijima, ndetse inabarirwa no mu miti yayo. Lécithine ishobora kukuvura umwijima. Vitamine E. Sezame irakungahaye muri vitamine E, ishinzwe cyane gutunganya iyororoka no kumererwa neza
ko ku mashereka inda zitavamo, yarangiza ibibyimba bike mu nyababyeyi, yarangiza mbese ntukunde kubirwara. Ansere minero irakungahaye mu myunyungugu, calcium, magnesium, silice, fer. Irakungahaye mu myunyungugu, ifite calcium. Kubabizi bazi ko calcium nziza ikomoka mu bimera, irinda amenyo gukuka no guturika no gutoboka no gucikamo, yarangiza ikarinda amagufa kumungwa, kubora no kugorama. Ako niko kamaro ka calcium. None magnesium yo irinda n'ubundi amagufa, yo yifatanya na calcium, yarangiza bikarinda umusokoro kumbagana, bigatuma imihore y'umuntu itumbagana. Bya binya bya ninjoro zambwa muvuga ko zabafasha, abari magnesium yabaye nkeya. Birakwiriye ko abantu benshi cyane bakunda sesame kuko igira calcium na magnesium, ikagira n'ibyo bita silice. Iyo nayo silice ku bantu bakurikirana kandi bumva baba babizi, haba hari ibintu byinshi cyane bivugwa, akaba hari igihe umenya ibintu ariko utazi ngo ni ibiki. Bigaze kuri iyo bita silice ufite ikintu gikomeye cyane, nakunda ko buri wese yagerageza kumva kandi akanakurikirana, kuko turiho mu gihe cyo kumenya, ntabwo ari mu gihe cyo gupfa kubaho gusa ariko utazi ibyo urimo, kuko tugeze ahantu hakomeye. Iyi ikora mu bintu bikomeye cyane. Ravuze ngo il est plus récent des orgo-éléments et être à cette vie connaître un intérêt biologique. Irazwi cyane kifite akamaro cyane, il joue un rôle dans l'activité hépatique rénale au niveau des vaisseaux et c'est un facteur de longévité. Iyi silice ifite akamaro cyane mu gukoresha umwijima neza, ikoresha impyiko neza, igakoresha imitsi neza, kandi igatera kurama. Il favorise les mécanismes de défense immunitaire, ituma neza ubutaraga bw'umuntu, umubiri kwirwana ubwirinzi bukamera neza. Ejo erreur protecteur dans certaines évolutions cancéreuses, hari naho igera yarangiza ikarinda abantu iterambere rya kanseri. Ubwo rero murumva ko sesame idufitiye akamaro gakomeye cyane. Impamvu avuze ngo ndetse no muri fere yongera amaraso ubwo kuko irema insoroncuku. Ces protéines de 22% contiennent tous les acides aminés essentiels. Muri bya bindi bita acides aminés essentiels, ni ibintu 8 umubiri utashobora kwikorera, none yo iri mu bintu birema bya bindi umubiri utashobora kwikorera. Paracumulative. Kubera iki? Une bonne association protéique liée sesame. Iyo ugize amahirwe ukaba wabihuje neza, nk'umuceri ukawuhuza na sesame, uburiye neza. Sesame est l'aliment du cerveau. Sesame ni ikiribwa cyagenewe ubwonko bwawe. De grande endocrine ikorera mu mvubura zikorera imbere du système nerveux, ndetse ikakorera mu mitsi yumva par excellence. Iri mu bintu bitangaje mu kugira akamaro mu muntu. Yasubiramo, irakenewe cyane kuko ari byo kurya by'ubwonko. Kabiri, ikorera mu mvubura. Gatatu, ikorera mu mitsi yumva. Kane, ni ikiribwa kitangaje. Il est conseillé à tous. Umuntu wese arayikeneye. Intellectuel sportif, abantu bakoresha ubwenge cyane b'abahanga ndetse n'abakora imyitozo ngororangingo. Pendant la grossesse, utwite arayikeneye kuruta abandi. Une consommation régulière de sésame améliore l'état du malade nerveux de déprimé. Umuntu wese iki kiribwa yakirya buri munsi, byo bitaregiriere, mbese kuyikoresha kenshi ishobora kuvugurura umuntu urwaye indwara z'ubwenge n'iz'ubwihebe. Ngako akamaro ka sesame, yarangiza ntari bwiteho cyane. Rero wakwibaza ngo mbikoreshwe ngite kandi muri buryo ki ukoresha neza. Ni ikiko kimwe gusa, iribwa urangije kurya, yaba ari amavuta waminjiraho, yarangiza washyira mu byo kurya, ntikarangishwa kuko aho gushyira mu byo kurya ugiye kurya. Tabikoreshwe biko. Ni igitabo cyitwa Délices de potager, page 515. Aho niho haboneka icyo gitabo, amagambo avuga akamaro ka sesame. Noneho kubw'ibyo ndagira ntagiye kure cyane, ndavuga ku bindi navuga ko ari biki. Mu buzima busanzwe, wowe utwumva nawe umaze igihe ubyumva nusa n'ubizi, kuko abantu benshi cyane bashimishwa no kubimenya ariko badashimishwa no kubikora. Tugomba kumenya neza ko tugomba kumenya ibintu bibiri. Imibiri yacu ikeneye ibintu 5 ni byibanze. Ukeneye kurya ibinyampeke mu buzima bwa buri munsi. Ibyo wenda waburi ibigori, umuceri, ingano, uburo n'amasaka. Ibyo nibyo dufite hafi. Hirya yacu dufite ibyo bita za sayiri,
ibyo bita segre, twagira ibyo bita quinoa, ntabwo tubifite cyane irahenda yarangiza, ariko tukazagira n'izo bita avoine. Ariko hirya y'ibyo rero by'imyampeke reka mbavuye, ukunda kureba ko na buri munsi wari imboga. Imboga nazo ni ikiribwa gikomeye, ariko abantu benshi cyane batazirikana ngo barebe icyo bakora muri iki gihe. Kubera iki? Les légumes sont appréciés depuis l'Antiquité. Imboga ni z'agaciro kuva kera kose. Pour leur vertu bienfaisante. Zifite neza, zigira neza. Ils reçoivent du soleil une énergie. Imboga zikura imbaraga mu izuba. Leur chlorophylle purifie et dynamise le sang. Akamaro k'ibara ry'icyatsi kibisi gitsibaze kitwa chlorophylle kaba mu mboga kabereyeho kwoza no gukomeza amaraso y'umuntu. Karoza no gukomeza amaraso y'umuntu. Stimule les globules blancs. Imboga nizo zongera abasirikari b'umubiri cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri. Anti-anémique. Imboga zituma umuntu ahorana amaraso ahagije. Revitalisante. Imboga zirahembura umubiri. Elle est bénéfique pour les os et active la synthèse de la vitamine D. Imboga nizo zituma amagufa amera neza kandi zigatuma vitamine D ikora neza. So une source constante de sels minéraux et de vitamines. Ukuriye imboga ni kuburiye imyunyungugu, ni kuburiye amavitamine. Ibyo rero bigomba nibura kimwe cya kane cy'ibiguhaza gikwiriye kuba ari imboga. Yarangiza avec les fruits et les légumes sont pratiquement des seules sources de vitamine C. Kimwe n'imbuto rero, ubwo noneho imboga zibifite vitamine C. Kubw'ibyo il contient des quantités notables de vitamines de groupe B, de carotène, que de fois transformées en vitamine A. Mu mboga harimo vitamine B itari nyinshi cyane, ariko vitamine A ikaba nyinshi. Umwijima urabikora ukabitunganya neza, kandi ibintu byose bitunganya umubiri iyo umwijima ubibonye nawe urakira. Aha rero ntabwo nshaka kuhatinda kwa kubabwira akamaro k'imboga, ariko ntiyobagije ngo mbese none ni ukuvuga ngo twari tumaze kubona ibinyampeke n'imboga za buri munsi, ariko twavuze n'imbuto twazigezeho. Noneho icya kane ni ugutekereza neza. Gutekereza neza kurimo gupangira abandi byiza, kubasekera, kubabwira neza, nabyo birakenewe buri munsi. Noneho hirya y'ibyo dukeneye no gusinzira. Icyo nacyo kirakenewe muri ubu buzima. Iyo ureba ko hari ikinyampeke ku munsi, urebe nuko anezerewe ku munsi, aho bakubwira ngo nibura umugabo ku mugore we gusa, nibura ku munsi igihe babana atari kwa kundi, akwiriye kumusekera nibura kuva mu gitondo saa 11 kugeza nimugoroba yo kuryama saa 3, ubwo amasaha hafi 18 cyangwa 15, ngo akwiriye kuba yamusekeye inshuro 5. Ariko mu buzima busanzwe akaba yarakenewe guseka inshuro 14 zingana n'iminota 15 ku munsi. Ubwo bivuze ngo mu rugo rwe yarusekera inshuro 5, abandi bo hanze akabasekera inshuro 9. Kuzihuriza hamwe ibyo bituma umuntu wese useka ku munsi akamwenyura. Simbuza gukwenkwanuka no ku, ahubwo ni umuntu umwenyura, uvugana n'abandi neza, ubasubiza neza, uvuga mwenyuye. Yarangiza uyu muntu ntarwara umutima, amagufa ye ntarwara imitsi, ntasaza ava mu bwenge, kandi aribuka, kandi agasinzira neza, igogora rye rikagenda neza. Niyo mpamvu ari ngombwa umva neza ko guseka atari upfa guseka gusa, ahubwo guseka gufite umushinga. Ni ukunezeza abandi, kumenyekana kuba haye agaciro, ariko nawe akaba gukura mu musaruro munini. Gusinzira neza, ukituma neza, igogora rikagenda neza, amagufa agakomera, umutima ugatera neza. Ngaya amahirwe yo guseka. Niyo mpamvu muri Zaburi 128 hakubwira ngo uzirikana neza ngo umugabo ngo hahigwa Uwiteka, akagendera mu nzira ze zose, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, azajya yishima kandi azahirwa. Kwishima nabyo ni mu mbuto z'umwuka. Mu mbuto z'umwuka ku bajya bakunda imyuka yo kwerekwa gusa, ahubwo ntibajya ko n'urukundo no kwizera n'ibyishimo. Ibyishimo nabyo ndetse muri ba Filipi 4 umurongo wa 4 kuzamura kugeza 7 harwa ngo no mu bibaho byose muhore mushima. Yarangiza mbese bigaragara neza ko umuntu agomba kwishima. Ahangaha kenshi hari impamvu nyinshi zo kwishima. Mu bantu batwumva hari igihe abantu barya ariko ukabona mu mirire yabo badakurikirana neza ibyo kurya. Reka wenda mu mboga mvugeho nka karoti. Karoti nkunda kuyivuga, n'ibitabo birayivuga cyane. Ngewe ndi umusomyi sindi umushakashatsi.
ngo la carotte est un facteur de rétablissement en cas de fatigue, de surmenage, d'anémie. Karoti mujye muyirya ku mpamvu eshatu nibura zibanze. Igihe cyose ugira umunaniro ugwagacuho n'igifite amaraso make irakenewe, wakuze cyane irakenewe, wagize imirimo ikugusha gacuho irakenewe, amaraso ari make. Heredité contre les infections, indwara z'ibyuririzi zo bita infection iragufasha ukabirwanya. Également répété pour améliorer l'acuité visuelle, izwi neza nk'ikintu gituma umuntu areba neza. La carotte est recommandée aux enfants. Elle contribue à leur croissance en favorisant la constitution des os et des dents. Carotte irakenewe ku bana, cyakora bayihabwa uhereye ku mezi 9. Noneho bakabona umutobe wayo, abandi bakayirapa, abandi shaka ko n'amenya akira bakayihekenya batayirapye, ariko bayiharuye kagaho k'inyuma bagakuyeho. Tibahate. Irakenewe ku bana kuko ifite uruhare mu kubatera igikuriro, ikagenda igakomeza amagufa n'amenyo. C'est régulateur intestinal, un antipyrétique et un cicatrisant. Izwi k'ikintu kigenda gashyira amara kuri gahunda, kikayarinda kuziba kandi kikavura ibikomere cyangwa se ibisebe. Nicyo gituma ubyaye vuba bamubaze bakorezwe icyo bita cesarienne akeneye karoti na sezame, akabirya nibura 4 mu cyumweru, yababaye cyane kugira ngo atazagira za infection zazindi zahwe yabazwe, akeneye karoti na sezame. Noneho ibyo sizo gusa, ubwo yari karoti, tumaze kuvuga kuri karoti, tuvuze kuri sezame, kandi turashaka kuvuga no kuri yo bise biringanya. Biringanya nayo ni ikiribwa abantu benshi cyane batitaho, ariko gikomeye cyane. Ni mwene wabo w'intoryi zazindi ntoya. L'aubergine est laxatif et cholérétique. Ati ituma umuntu yituma neza akarangiza, kandi igatuma ikagabanya urugimbu mu mubiri. C'est un stimulant de foie et du pancréas. Ibiringanya ni imboga zituma umwijima n'urwagashya bikora neza. Elle calmante et diurétique, iri mu bintu bituma umuntu yumva atuje kandi akihagarika neza. Bonne en cas de maladie cardiovasculaire, rénale, rhumatismale, gastro-intestinale. Ibiringanya birakenewe ku ndwara zikurikira: abafite ikibazo cy'umutima utera nabi, abafite ikibazo cy'impyiko zikora nabi, abafite ikibazo cya rubagimpande, abafite ikibazo cyo kuribwa mu gifu no mu mara, abo barakeneye bose iriya biringanya. De même que composition que la tomate, elle est cependant moins digeste car sa chair est poleuse, elle tient l'huile, donc elle évite les fritures. Ati rero kimwe n'inyanya, ibyo ntabwo bikeneye ibintu byo gutekeshwa amavuta cyane ngo ari byo bitekesha, ahubwo ushyira mu mavuta mu byo kurya nabyo birimo, ariko si byiza kubitekesha amavuta ngo ari byo bihisha. Frite yabyo ntabwo ari nziza ku buzima. Rero tuzirikane neza ngo iyo turiye ibiringanya dufasha umwijima, dufasha urwagashya, dufasha umutima, dufasha impyiko, tutuma tutagwara rubagimpande, igifu cyacu ntikigunda kurwara, n'amara yacu akaba mazima. Ndumva ku rwanjye ruhande aho nashaka kwerekeza nibura kuri ingingo, numva ntatinda cyane kuri yo, ahubwo nshaka kongera kubibutsa neza ibyo twari turi kwerekezaho. Ubuzima bwacu turiho burakenewe kugira ngo kwisubiza kuri za ngingo 10 zikomeza umuryango. Umugabo agomba kuba yubaha Imana, umugore kubaha Imana, abana bakumvira ababyeyi beza, umubiri muzima nawe urakenewe, kumenya inshingano zireba buri wese ugize umuryango, imico iha abandi agaciro, kwemera inama nziza, kwirinda gusesagura, uburezi bwiza kandi bufite ireme no kwiyoroshya mu buzima. Rero ndagira ngo naho ngaho twashaka kugira ngo nibura buri wese agerageze kureba icyakorwa kugira ngo nibura nsome amagambo make mu gitabo cyitwa ibikenewe mu ivugabutumwa tugana ku gusoza. Iki gitabo kirasaba ngo nibura mu buzima bwawe uzamenye ibintu bikurikira, uzemere Yesu. N'ubundi ibi byose tuvuze utagira Yesu ntiwabishobora. Umubiri wawubonye kuko Yesu yakuremye, ibyo urya wabibonye kuko Yesu yabishyizeho, unywa amazi kuko Yesu yashyizeho, n'agakiza k'ubugingo bwawe unagakesha Yesu.
uretse gukira k'umubiri gusa urigaragambye ukagira ute ariko Yesu aragukunda aragushaka azagushoboza yateganyije ibyagukiza n'ibyakurinda ateganya ibyakungura n'ibyakubeshaho ibintu byose ubukungu bwose bwo kwisi niba bushyizeho ugira amabuye y'igiciro ugira amatungo byose ubikeshaho niyo mpamvu accepter comme membre de personne de laquelle n'a pas été régénéré dont la vie n'a pas été réformée est une source de faiblesse pour l'église kugira abantu kwemera mu itorero abantu batigeze bavugururwa bakagira imibereho itarigeze igoroka ngibyo intandaro y'intege mu matorero abantu b'inkurikizi barimo gusa ariko batigeze bahinduka mu mutima batigeze bigorora nizo ntandaro y'intege nke yala infekero fait trop souvent d'ignorer cyakora benshi basana bicaye batuje nkaho batabizi certains prédicateurs certaines communautés désirent tellement voir grossir leur effectif icyabayibwiriza benshi cyane n'amatorero menshi bashaka no kubona ari benshi mu matorero s'abstiennent de mettre fidèlement en garde les gens contre les us et coutumes profanes benshi batinya kuvuga ibibuza ababizera babo imigenzo n'ibikorwa bibi on enseigne par ceux qui acceptent la vérité on n'enseigne pas à ceux qui acceptent la vérité qu'ils ne sauraient se comporter comme les gens du monde tout en réclamant du nom de Christ bajya banga kubwira abizera babo bati mwikwifata nk'abisi kandi muvuga ko muri abakristo oyi iyo amaze gushobora ukaba Kristo mera nk'abakristo niba ushaka kumera nk'abisi va mu bukristo nibyo nubwo nta uvuka ngo asubire mu nda ariko mu bupagani ho biremewe umuntu ananiwe ubukristo yasubira mu bupagani rero ndagira ntagiye kure cyane ngane dore uzakora iki rero kugira ngo Imana igufashe aider construire une relation confiance avec Dieu ubaka isano ya gicuti hagati yawe n'Imana yawe uzakora ibintu bikurikira croire que Dieu existe banza wemere ko Imana iriho no mu buzima bwawe no mu uryambo by'ugenda byaro uvuga curuza wunguka umenya ko Imana iriho kabiri parler avec Dieu ou prier uvugana n'Imana buri munsi usenze étudier la parole de Dieu yuganira n'Imana wize ijambo ryayo apprendre à connaître Dieu yawiga kumenyera Imana mu rukundo rwayo muri kwiga mu byaremwe comprendre son amour zisobanura ukuntu igukunda faire confiance à son amour unarwiriye kugukunda confesser se repentir changer yawemera wature wihane kugira ngo uhinduke accepter le Christ se soumettre yawemera Yesu umugandukire demera kuwara yuguma mu Mana binyure mu kwizera rero reka tube umugisha ku Mana tugira icyo buri munsi yubu w'Imana ikorere buri munsi jya ukiranuka ukorera abandi byiza buri munsi jya umunyabwenge bikorera ibyiza Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu amen.